mwaramutse. Peter Claver Rurangwa tugiye kugirana ikiganiro kigufi gikomereza kuri ya ngingo twatangiye yo kureba ingaruka ziba mu buzima bw'umuntu utekereza yuko afite Imana mu ijuru. Ese undi muri make hari abantu bazi ko Imana yabo iba mu ijuru? Abo bantu baba bavuga bati, akenshi ni nk'abakristo. Reka dufate abakristo. Umukristo aba ari mu isi avuga ko ategereje Yesu, sibyo? Ategereje Yesu kandi akongera undi munsi ukumva arakubwira ati Yesu ari mu ijuru arantegereje, ugasanga ni rukururana y'aho ngaho n'ikintu cy'ikigare. Ibi nubwo tuba tubivuga gutya, turabizi yuko abantu babibamo ntabwo baba baragendeye ku bwenge, nubwo baba babufite ntabwo baba babuyobewe, ahubwo hari mekanisme ziba mu bantu zituma nubwo yabona ukuri akomeza akajya ku kinyoma, kuko cyo kimusekiriza, kimugira asa nk'ameze stable, akeneye mu bintu bimeze nk'umutekano. Kugira byumvikane neza, twatanga urugero rwa episode imwe iba mu gitabo cya Dostoyevsky, ni umwanditsi w'umurusiya, yanditse Crime and Punishment, tujya tuyivugaho. Yandika na Les Frères Karamazov, yandika na Lidio, ntabwo tuyitindaho, ntabwo yo twayivuzeho, wenda tuzayivugaho nayo muri iyi minsi, ariko uyu munsi turavuga kuri Les Frères Karamazov. Dans Les Frères Karamazov tubonamo umwana umwe witwa Ivan. Yari yaragiye mu bintu byo kwiha Imana, ariko nyuma arabireka. Avuga rero episode ya Inquisition yabaye muri Espagne. Avuga ko hari igihe hari muri Inquisition, ariko ubu ni umuvugo uza akawushyiramo, ni poeme avugamo. Akavuga ko hari Inquisition ni igihe hariho urubanza rwa Kiliziya Gatolika itoteza abantu batizera neza ibintu bya amahame, banyuranye n'amahame. Noneho hari igihe cya Inquisition, none igihe umwenkiziteri arimo kumistreatinga umuntu w'umuhakanyi, ari hafi kumwica, haza ngo Yesu araza. Yesu uyu nguyu nya Yesu araza, noneho arahanyura. Ahanyuze abaturage baramukurikira, bari bashongereye baza kureba ibyabaye, bakurikira Yesu batari bazi ko ari Yesu, ariko bo babona ora yari afite, cyangwa ukuntu yakururaga abantu byonyine, imyitwarire, indoro, iki atavuze byinshi, ariko baramukurikira. Bamukurikiye, umwenkiziteri yari yabimenye ko ari Yesu, aragenda aboha na Yesu baramuboha. Na Yesu bagira gute? Baramuboha. Bamaze kumuboha, umwenkiziteri amujyana ahantu nko muri gereza, amubwira ati wowe urimo kudutwara abantu, twebwe icyo dushaka ni abantu. Ati kandi n'aba bagukurikiye, nitumara kukwica ejo, nitumara kukwica bariya nabo bazaza badusange, nubwo ubona bari bagukurikiye. Ati kuko wowe urofaringa understanding, urofaringa knowledge, uratuma abantu bisobanukirwa. Ati ariko twebwe ikintu tubaha stability, agenda yanariza muri yo, bagenda banariza na cya kintu twaganiriyeho muri iyi minsi cy'ibishuko Yesu yagize, cyo bavuga ibishuko Yesu yagize byo mu butayu, nabyo babivugaho muri iyo episode. Icyo nashaka kubabwira ni iki nyine,
ni uko institution ziba zitanga icyo kintu kimeze nk'umutekano, akajya mu kintu kimeze nk'ikirengita kiberaho ati ngiye mpfa kuba nsenga, ibyanjye padiri apfa kuba abizi, pasiteri apfa kuba abizi, n'Imana yo mu ijuru ikaba itwitaho muri rusange. Ariko ingaruka ziba ari nyinshi, zituma abantu babaho mu buzima bwo kutisobanukirwa. Iyo azi ngo Imana iba mu ijuru, ubwo aba asezeranye ubuzima, agiranye isezerano nawe ubwe yuko atazimenya. Ashaka kumenya ibintu biri aho gusa ku ruhande, ikijyejuru, ashobora kwimenya ikijyejuru, ariko igihe cyose uzi ko Imana iri mu ijuru, uba urimo gusezerana nawe ubwawe yuko utazimenya. None rero uyu munsi turareba indi ngaruka imwe ituruka ku gutekereza yuko Imana iba mu ijuru. Morning to you. Gutekereza yuko Imana iba mu ijuru bikugiraho izihe ngaruka? Twagiye tubivuga, ariko uyu munsi turareba ikintu kimwe kijyanye na forgiveness. Muri filozofi ya Spinoza, murabizi niyo tuganiraho cyane hano ku buvanganzo, IMC, ku buvanganzo, wisdom of Spinoza cyangwa the way of Spinoza. Tuganira kuri filozofi ya Spinoza itwereka yuko Imana atari umuremyi, Imana itagira santima, Imana itababarira, Imana idahana. Turavuga rero uyu munsi ku mbabazi. Iyo turimo kuvuga ngo twakoze ikintu gituma dukenera imbabazi, kandi tuzi ko Imana iba mu ijuru, ubwo Imana tuba twibwira tuti twenda twacumuye ku Mana, hari imirongo ntarengwa yashyizeho, none twayirenzeho. Icyo gihe tugashaka kwiyuzuza n'Imana mbere yo kwiyuzuza natwe ubwacu. Kandi iyo ethically tugendera kuri ethically, mu buryo buri etike, iyo wakoze ikintu kitagendanye neza na sosiyete, kitagendanye neza nawe ubwawe, ikibazo kiba kiri kuri wowe. Ikibazo kiri kuri wowe. Uba ugomba rero kwiyumva ukamenya ati condition psychologique nari ndimo, condition sociale nari ndiyo, cyangwa ibintu byaturutse ku ruhande, influence zagiye zinzamo zigatuma nitwara ukuntu. Izo ni izihe zatumye nitwara muri buriya buryo njye ntarimo gushima? Bityo ukireba utarimo kwicira urubanza kuri umuntu mwiza cyangwa uri umuntu mubi. Ariko iyo uzi ko Imana iri mu ijuru, uravuga uti nabaye mubi cyangwa nabaye mwiza bitewe n'ibikorwa nakoze. Muri filozofi ya Spinoza rero tubona yuko ugomba kwiha imbabazi, atari kurimo kuvuga ngo nabaye umuntu mubi cyangwa nabaye umuntu mwiza, ahubwo ukireba utirenganya, uticira urubanza, noneho ukavuga uti reka ndebe ibiri mu bushobozi bwanjye, icyo nshobora guhindura. Ukavuga uti reka ndebe icyo nshobora guhindura. Kuko iyo urimo kureba ko Imana iri mu ijoro, uba ushaka kugira ngo ariyo noneho iguha imbaraga zo kugira ibyo urenga. Mwaramutse neza. Iyo uzi ko Imana iri mu ijoro, uba ushaka kugira ngo iguhe imbaraga ugire ibyo uhindura. Ariko se kuki bitaraziguhaye na mbere yo gukora cya gikorwa urimo kwitaka ari kibi? Kuzi ko ari abatagatifu mu ijoro bakureberera, ari abamarayika bakureberera, na Mwuka Wera ugufasha, kuki ibyo byose bitakoze imbere? Ahubwo ni uko mbere wiringiraga n'ibintu bitariho. Iyo ukoze ikintu bita icyaha, ntabwo ari uko marayika murinzi wawe aba yarangaye, ahubwo nta n'uwuhari, ahubwo nta n'uwuhari. Dukeneye rero kwimenya. Iyo usaba imbabazi Imana udashaka kwimenya ngo wirebeho, wanarize na sosiyete kuko niyo ground ibintu biba byabereyemo. Nawe wirebeho nk'umu agent wapojeje igikorwa utarimo kwishimira. Dusoje
tubasaba gusangiza abandi bino biganiro, tuganira kuri filozofiya kandi atari uburyo buri academic cyane. Kuko mu buryo academic bazi ngo ubu filozofe ni umuntu uteye utya, ni umuntu utajyana n'abandi muri sosiyete, ni umuntu cyangwa agafata nka filozofi nka disipurine iri academic gusa, kandi ni praxis, ni ibintu by'ubuzima bwa buri munsi bidusaba kwimenya, kwisobanukirwa. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza.